Twabahitiyemo umukino witwa Inseko ya Kiberinka. Mukurikije inyito y'uyu mukino, mwakwibwira ko wari Kiberinka ari bene wa mukobwa useka abasore bagasara maze yabona bamusanga bamushengerera nawe agasamara. Ntimwibeshye nyamara, kuko muri uyu mukino muza gusanga hari abari bigoye kurarura. Nimukurikira umukino. Bango gisiga nagira imana zo gucunga abakozi muri iki kigo cya Rukaneka babuze akazi bahora bahanze amaso. Turunda bashobora kwinjiza dashoye 5. Niyo yagira impamya bushobozi zo mu bushorishori bw'ijuru. Isega simurebezo batansigiye gisiga gisize ubutoda. Ndetse giherekejwe n'imbuto yeri gisaka yasezekara ku isahani ka Marisari. Bose basigaye basiganuza uko nteye. Dore ko mbere uko nsanga mu rubaza bapfumbatse cyana kingagi. Maze ingangaye na gicakira amacandwa kuzura kano. Harya ngo sineza amashuri menshi ndamaze. Ayo nezi yose ntabara kumpesha umugati utubutse. Kandi yanangize n'umugabo w'ibigango n'igitinyiro ku buryo bene igitugu badatenya kunzanira igiturire. Siye nsoma ku mutsaba nk'abami bo hambere. Ndetse nabe kamere bambere urugwiro. Sigaye nisiga imavu nk'ababana b'imbavu ndende. Isiga ndi ikirenga cyasumbye ikirere. Cyama ariko ngo Kiberi nkuriya mukobwa bashenze vuba ibyo kutugenzura ngo akomeza acishe make. Maze mbona uko nte kinyara bitugu ko ahembaga abagabo n'abagore badasiba kungana bansa bakazi batazi ko kabaye ingumi. Allo. Allo. Nimutware gisiga tuvugana. Nigi. Ni gisiga kirembera mu bicu. Ariko siryo rw'iryo niho goza ryaba ryohejwe nande muri gitega cy'abazungura. Nta wundi ni nyirabihogo muri kumwe. Mbese. Nagira ngo bamenyeshe ko hano hari umusaza ngo bashaka. Ari hano twakirira abashyitsi. Umusaza? Niko. Narengize ngo ni musani nyange nkawe. Bihogo byadohogoje none nyakwigendera ungendereye magingo ya. Ngo arashaka ikira? Ngo arashaka akazi kuzamu. Ngo ukuzima bumereye nabi. Mva nawe ra. Cyakora mperutse hari umwanya ku mangazini wujuje vuba. Natari manganya mu magambo rero nizeye ko muza kumvikana. Niko se ijyabiho. Ndabikumva neza. Urabona sari cyamarira ko numva marayandaye kubera inzarara? Yewe sinakubeshya ndabona ari umushavure. Amaso nza yaramubaye nk'inyanja. Cyakora kuko nta utakanya gatagahambuye. Ahari wenda aje yitwaje agahamba kaguhembura. Kugira ngo ukabona ingatiraguye da. Yewe. Ndakumva. Fa kunyohereza twibonanire. Reka mukoherereze. Ngaho. Yego mwirirwe. Ariko so umusaza yari umusazi. Akajya kundika kwa data buja Rukaneka avuga ko namwatse akacuru k'inzoka hacurikira. Ato. Iyo ntacyo apfa avutse. Unese yamaguye umwanya mwiza agira ngo nzajye nya setariya cyangwa urubingo. Injira. Murahonya kubahwa. Vuga ikikugenza. Kuko nta gihe cyo guta mfite. Dore ko abaturage mudatana no kurondogora. Narinze kubasaba akazi mu byeye. Niko. Bakumvanya ko byara. Uje kunsaba akazi witwa ndi. Ukomokaye. Amashuri wizangana iki? Nitwa abagabo barabona mwene ngabo nzima. Nize mu Kibeho. Kandi wacu ni hariya mu Rwanda rwa Gasabo. Ntabwo ndi umunyamahanga mba nguroga. Sinabesha uko ngana uko. Yewe. Vuga ndakumva ngabo nzima. Ndabona nakazi uteze kubona muri iki kigo kandi ugomba kubaza impamvu kubigaragara. Ngo ndakaje ndeze kubona. Kandi bambwiye kwa kubuza mu gahari. Akubuza bo niba gahari sakawe. Imburuburu nkamwe bakubundabunda mwikanze igisambo ntitubakeneye. Ariko se ko numva ngifite imbaraga. Ngaba ndasinda. Sinzwe gusinzirizwa n'ubusa. Muntu hari igisambo saza kinsanga. Singisanganizo buhiri ngo ngifate mbiri. Igihe cy'amagambo cyarashize umusaza. Amagambo ntitubakeneye.
saho gushinyika gusa ngo ibishaka byose uzabihabwa udashishikaye. Po, datembera no mu biro. Bantera igihe kandi nta gihembo gutezeho. Uranyumva? Ngo igihembo nyine. Aho ntibwira ko ntungwa na setari yagiye gisigaho gisiri bobo. Ngiro kuza hano. Wabanje gusiganuza uko nteye. Maze ntuze kuntera umwaku umara mu mwuka boshye. Uri n'umwari byibuza ngo ungeze no ku ngingo. Mubyeyi gose ngirira imbabazi. Ubu merewe nabi. Abakire banzenyiye mu kiyovo cyari cy'abakene. None nabuze aho nimukira. Ubu wanje nta kigenda gose. Bajya kukwimura se ntibaguhaye amafaranga y'ibikorwa byari mu isamba warutuyemo. Ugroje kuntumbika amatama umbwira amataka agasi nkaho hari amatunzaniye. Ureba naho amatariki mabatugeze. Sinyobe gose nyakubahwa. Kwa iminsi igereye ubu ibintu bisigaye bigenda bigura ntege. Ariko rero witegereje ugashishoza wasanga abagabo twese tudahuje ubushobozi. Ni kwa musaza we. Vuga ndakumva ngabo nzima. Harya ngo witwa abagabo barabona. Ko nitwa kare sindi ikirara. Ibyo sibyo nkubaje wanjijiwe. Ahubwo niba ushaka kunguha akazi koko ngusabye kundebera ibihumbi 15. Ariko nyakubahwa naba mfite ibyo bihumbi byose ngaza kugutakambira ngo urashonje. Ko naba nizeye ubufu bw'ubugari ngo abana n'umugore tubane Kigali babone ibyo bashira mu gifu. Musaza niba ari byo noneho ngusabye kunsohokera mu biro nonaha kuko kukureba nta biro nkubonamo. Kose agira bwangu ntaguzigamo imvune komeje kuntera icyugazi. Aho tendera kunsigira inda kuri siba dore ko zijeje tazitumuka mu rugo rusatsi rw'imvi rusana rw'umusazi. Sohokazi mubyeyi gose mu ngo. Sohoka mubyeyi gose mu ngundiye nababonera ibihumbi 5 gusa. Nari kuzabitanga ku icumbi. None kubera ko amacumi yenda dashira igorora reka mbibaheho ibihembo byo kwa mwemeye kunyakira. Maze murebe ukundo mwaza kwigibagiza igihe nabatesheje mufata agacupa. N'umugabo nawe no muti wamenyo ye. Niko karame mutware. Ko nshima umpembye igicupa se. Ubona ko ndinywera mu ndasa. Tabanje kurisasira igisiga. Yagazana nasigaye. Nanye ni hantu ugindishye ku mutima zo kurekura. Abashaka ko ubuzamu wabaye buro buhuye. Wirangaho kandi nagaha abandi. Yewe nane nzigaranye ibihumbi 3. Nabyo bizane. Nabyo ni mu byakire mbone nakira gukomeza guhangayika mu muji nabyirukiyemo ngawukuriramo. None ngaba ngo ukeneyemo mpondi impanga ndangaza abampanze amaso ngaho ndi umunyamahanga. Yewe ikintu kwambarira ibicocora aho wambariye ngindi. Mpeza hano nibyo bisigaye isi. Ureka kuntera igihe. Ati igihe rwose uratinyuma yahuye ntabo nkumva zana. None sinyaruyenye sa mahanga. Yego na amahanga. Ndetse n'ibyayo na amabanga. Nimwakire 5 6 7. Bikwe ko ndiba mubarira amafaranga hano noneho habaye mu bucungamari cyangwa se n'igihe rwose gisigana gushakiye kuri telefone nkakubura ntunyitabe. Mubyeyi gose mu mbabarire sinja ahubwo cyane kwa musaza we sana umusazi soye kibere nkabajije turwitera umata nk'isazi. Nawe afite uburenganzira bwo kuvuga da kuko afite ururimi kandi nkaba nsanze wari uhimbajwe gusa n'ibihumbi yakubariraga yisimbiza bose igisambo gikina urusimbi. Irega amafaranga ubunyambare nayo yanyishuraga ntukeke ibindi kibere nka wowe. Dore ko gukeka kwanyu guteye inkeke. Reka vugisha ukuri wimpimbira kandi mpari wa mugabo we. Wa mubyeyi we rwose uko ndeba ubu narababaye cyane. Gabona ari nzanywe muri iki kigo cyanyu no gushaka akazi. None kugira ngo kaboneke hagomba ikiguzi ibihumbi 8 bimaze kwirengera mu bifuka y'ikoti ry'uyu mukozi wanyu. Ntibishoboka. Ye? Nyamara ariko ndakidasoboka mu bantu bubo. Bari bantungiye agatoke hano ko hari akazi k'ubuzamu. Maze nzamuka niba ko mva mu kinamba. Gira ngo ndagahabwa nta ngorane. None ngo kuko ndacubusa ubusa nayo nasaguye mu yavuye mu gasambo kanje leta yatanzemo ibibanzo bamaze kungurira. Uhuye n'inkuba gisiga bukubitana inkuba ararabujanye. Ariko akagabo ntubonye uwo mugore ukiyagugura umuhogo kugira ngo aje yitwaje umuhoro wo kumpotoza. Menya ko amafaranga umpaye ari wanyishuraga. Ugize ngo iki wa mugabo we? Ngo nguyishura? Unyishura nyine. Wangurije ryari? Unyishura? Warunzi? Caca kasaho ngaho. Naho gushyushya urugamba usuka ibigambo bitagira shinge na rugero ugira ngo yandagaze gusa ntacyo bizantwara. Gisinda gusabye kujya witondera ibyo uvuga. Kuko iyo ngeso mbi watoye yo kurya ruswa z'abashaka akazi imaze gutera icyo n'iki muri iki kigo cya Rukanika.
wa mugore ndakwisabye ugiye no kuntuka se ntagutuka rwose uramenye ntuminura igisambu kandi ntajya nkumfatanya kandi nibonye nakira amaturo banzanira banshimira ubugwa neza bwanjye sibyo byatuma uhindura isura kandi usanzwe uri mutijima ntabwo rwose nshaka gukomeza kunyunyuza imitsi y'abaturage ngiye rwose ariko ntabwo numva icyo mushaka kugeraho ngiye rwose mbibabwire iyo ruswa nzayigotomera nyumvisha ikibyimbye n'igishaka gisandare ndabivuze igihe gisiga mwe n'igisirirwabo kandi ntacyo bizantwara menya ko ibi bintu byasubiwemo ubusahuzi n'ubusambo nk'ubwo burimo agasuzuguro bigomba guhagararira aho ngaho gisiga we ndetse nkumenyesheje ko uyu munsi ushobora kukubera uwa nyuma urya ruswa muri iki kigo cya Rukanika uranyumva ariko uno se umugore tubonye nk'umugenzuzi noneho aje ati ukundi urinda kunka nkangaranya aho nujye ko kuri wanzanya nka wacyarwe ayo data urantutse gisiga ndagututse na Rukanika data buje wari sarigoma ntiyankanga uko atazi uko natangiye akazi hano ugize ngo ndishano gisi uricyo none sugo buri cyo ushaka kumerera imbehe wivanga bita kuri yego ndabizi wazamwe na Rukanika bitanyuzeho ukirangiza kaminuza ubutari ngo cunga abakozi n'umutungo none ibyo ntwabirata ngo witera umata nk'isazi wivanga mu barya ruswa nkaho uri umuswa bigezaho wibagije ko umushumba tungwa neza aragiye kandi ko n'inyabarongo yica bayizaniye none ko bari wambwiye ko akazi gahari kandi ko bagashaka ari uburobohuye ariko ukabona ntagombye kuguhongera hari ubwo urabwe icyo wagasaza we kwavuze ruvuga ama wampaye ho ndabihogoye yahogoye nkamuhoresha ko bunyamabanga none se abakene ibyo twabizira wa musenzi wa ariko zaho gisiga ariko umusaza reka guca umuntu uko kumurenganya reka munije n'umusaza mu buragasa reka umusaza rwose nta kintu yibona mureka se mureka iki reka musandazo umusenzi umusaza ubeze nk'umusaza usuka ibigambo bisesereza kandi nta bigango bimurangaho imisara yimenyewe haguruka muze haguruka nk'isindagiriza ngwino tugende ngiye kumurega jyana umusenzi isohokere ngiye kukurega gisi umenye igikurikiraho ngurangira ute urandega kuri nde tugende ye injira ye Niwe chef mama we iriwe ndetse niwe kibere nka kumangaga nkaho buri gihe utaza wisanga kwe ahubwo nishimiye kubona uko nagushakiraga idosiye yihutirwa cyane mwawe se namwe mwamenye amarorerwa gisiga amaze gukorera mu biro ko byashakuje hose oya sinabimenye ahubwo hari inama natumimo ku Gisenyi nifuza kuyikugezaho gwe nama iyo nama rwose ngomba gutangizwa ejo na minisitiri ushinzwe inganda zose ziba mu Rwanda ejo mu gitondo harya ngo iyo nama izatangira ryari ejo mu gitondo saa 2 ariko rero uko abayiteguye ubu ngubu bateraniye ku Gisenyi bifuzaga kubanza kubona n'abacuruzi b'abanyenganda bo mu Rwanda twiri ubu ngubu twayitumemo kuri uyu mugoroba rero ngira ngo bitegure tugende uko ari we nahisemo kujyana kugira ngo uze kunsemurira bibaye ngombwa baramutse bavuze muri imi numva neza nk'Ubufaransa cyangwa se Ubwongereza by'abasoma ariko se ko mu kigo cyanyu ubu bintu byifashe nabi cyane kubera gisiga usigaye Kiberinka rwose urumva menya ko naguhe uburenganzira bwose ku bakozi bakuri wanjye niba rero gisiga yitwaza ko namuhawe kwica gasozi aririwe ntaraye mu kigo cya Rukanika uranyumva ahubwo icyo kibazo nyine nicyo cyari kinzanye kuko kibabaje cyane Kiberinka we rwose bereye nka 8 koko sajya bakwita yaritegereje rwose ntabwo yibeshye wagira ngo arazi kuzitonamo igishongore kizashobora gushitura abagabo bikwiriye by'amakombe nkatwe mugeze ngo iki uvuze ko harya mvuze ngo iki ndibutse muvuze ko ujya kwitegura urugendo twatumwemo maze saa 9 tukigira ku Gisenyi hahora umusenyi n'amahumbezi mu kibaya cy'ikiyaga cya Kivu ariko se niyumvisha neza iby'iyo nama mpuzamahanga ishaka kugeraho nanjye rwose iby'iryo kanuna ry'abanyamanote biracyambereye amabanga rwose no muri minisiteri nagejeje kubaza aho kunsubiza neza ahubwo bihutiye kumbwira ko nakererewe ko ngo abandi batangiye gusesekara ku Gisenyi kuva mu gitondo cya kare rwose ibyo bintu ntabwo byumvikana siniyumvisha ukuntu abanyabwenge bapfa gufatirana umuntu aho bumuboneye mukobwa mwiza usa n'izuba rijya kurenga rwose ntundenganye nanjye ndiho mbimenyeye ahubwo urabizi gira bwangu ujye kureba uko byifashe ku kazi maze abatera amahane binkura amahano bazarebe ngo barikoraho biha kugukerenza batazi ko nakweguriye ubugenzuzi bw'ibyanjye byose mbese ubundi turagenda mu kitugezayo vuba kugira ngo tudakererwa wese wifuza ko twagenda n'ikira niko
mwari mwiza usa n'izuba rirengera mu ijuru ry'ikiyaga cya Kivu. Icyo umitiramo nicyo nshima kandi ntacyo ntakora ngo ngushimishe. Ndabona atari ngombwa ko nguhitiramo da. Cyakora kuri njye mbona imodoka ari ihendutse kurusha indege. Kuko niyo twagenda muri rutemikirere twahura n'ikibazo tugeze iyo tujya tukabura ikidushyitsa aho twifuza turi Igisenyi. Sibyo se? Ibyo rwose nta ngorane zihari. Kuko Mercedes yanjye kimeze neza cyane ndayizeye. Ubwo ndaza gufata saa 9 maze tugende twimvira umunyengo umuhanda wose wa Kigali Gisenyi. Sege barabaye ubusamo. Niba noneho ariko bimeze gahunda yanyu kabidakuka. Mbanje guhitira mu biro. Nibyo. Mbaye mbamenyesheje kandi ko hari umusaza amaze guha akazi k'ubuzamu akaba yitwa abagabo barabona. Naba nurangije kaminuza uzakamuhe. Nta ngorane. Nimubona kuri liste rero ntibizabatangaze. Idosiye ye nasanze itunganye. Uretse ko Gisiga yabanje kumusiga icyaha amwaka ruswa. Ndakemera kuyimuha kubera gushaburanye kubera guhangayika. Ariko niyemeje kuzakora uko nshoboye nyine ayo mafaranga ye nkazayamusubiza. Simbi ryari ryo kunyanja. Genda rwose ukora uko ubyumva. Mwana mwiza uzira ikizenga ukamusumba umuseke we. Ukora uko ubyumva rwose nta ngorane. Hako cyakora nanga nagira ngo mbamenyeshe ko imvugo nk'iyo mu bintu by'akazi mbona Diko ye none se kubunteye akanyamuneza. Ubwo nakwitesha kuguyaguye. Sika guteta kandi utari umwana wo guta umutsima. Yagose birakabije kubona Gisiga hora yishinga ku bakozi. Ko kageza naho bagaba n'umushahara kandi wabahembwa menshi. Bagabo barabona uravuga ntabwo uzi byahano. Ahubwo wari uzi ko je buri gihe nahembwe ngomba kumugurira ibisiga ngo kuko aje kumpa akazi hano nishingiye kuja muhembura. Jewe ariko nubwo yanyetse ruswa ngayimuha. Ndabona bikwiye guhinduka. Aha. Njewe ndi buke kabiri. Kandi ngo mpore buke ni mwene kwihangana. Jewe Gisiga nzakomeza musingiriza icyo Gisiga na byeri konje yantegetse maze aseka goroke nka wa muzima. Nose nteye hejuru akanyo bikira imbehe ayemeyo yo muntu ntiyanzironda. Jewe gose nabona ndazashobora guhora nzehira kira gisambo tigisahirana kandi kitari muranga muntu yanje. Sinje hangana gurambo hotegwe na kira kigomece kigomeke gitunzwe n'agatuza cyene bagihemba ngaho gihora ko gise. Ndetse ni yakundoteza ngamwe ezo nzasezera tuze ndatso nzaba nkorera. Ariko se wa musaza we kandi muvandimwe aho nuramukuvuye hano uzabona akazi vuba handi ko nabonye no guhabwa icyemezo cy'uko wakoze hano bigomba igiturire cy'injyana muntu. Ibyo ntacu je sinzi nyiho gwakomeye zaza kubibwira rukanika nashaka zareke turuhanike none ni hahandi hanje. Erega ngo witonze akamyishashe bagabo barabona. Wenda tugize imana wa mukobwa Kiberinka yabitugiramo inyorosho zo muri kigozi kagena nka Nyombere. Nabonye azanye umureye gutoroshe wamusiganuze bya Gisiga wenda yamusigira umutima mwiza. Nibyo koko. Uwo mukobwa nubwo ari kizuba zuba ndibimubuza guharanira ukuri. Uko ari hogoza ku mubiri. Ni nako kuri roho ari hoho. Ndacereka dusashike ngo warahashe. Nakomeje mukivugira wenda kunyikanga hari igikoko mumbonyemo. Erega mvyeyi twabaye bikange kubera abakoresha b'igitugu basigaye bakangisha agatuza bakatuzana umwuka mubi. Maze udafite ibyo hakishwa bakamutembagaza badaseka. Bani mugomba kuvugira mu matamatama kandi mufite amategeko abarenganura. Ufite icyo asiganuza kitamunogera ajya kigeza kuba bishinzwe. None se ugira ngo udafite igisiga ngo gisingirize Gisiga yamutunguka imbere ndamumenereho imbeheye. Twibuke y'amakofe nariri imbere yawe. Hano muri iki kigo nta kigomeke nshaka kubonamo. Kabone niyo cyaba gishinzwe gucunga abakozi nka cya gisari Gisiga. Kuko abo bose bica gasozi baba bahemukira rukanika babahaye akazi. Maze bagatuma imirimo ihadindirira kubera inda nini yabo. Erega ngo hari benshi bagiye gusezera ku kazi. Kuko babona baruhira nyandi. Barinda kuruhira nyandi se ntibahembwa. Duhembwa iki? Tubura gusehera idigi rya Gisiga udasiba kutwiyenza burije ndetse ntaratinye kudukatija kabiri cy'umushara hari cyatwakoreye uruganda. Cyo ndumva bidashoboka. Kibyo bibaza ariko mutabishyikiriza rukanika ngo mucyaye. Ubwo se ubona rukanika twahurira he koko? Aho waruzi ko buryo uwo umutegetsi wacu avuze ukankarana. Yatwihanangije no kumuvogera ibiro buri gihe kuko yanga umuvundo. Yego ariko se. Ngushaka kugira icyo mubaza agomba kubanza kukinyuza kuri Gisiga umusigaye yadahari kandi ari gisambo cuje ubwiko.
kereka hari umukozi ushaka ibyo kwikora hano wawe wakwikoza kwa Rukanika. Noneho mwaragatoye. Njyewe ndemera maze gisiga nkamusingiriza ibisiga 5 n'ibiti 3 bya byeri bihuje n'umubyibuho we ngira ngo bube bwacya kabiri. Byo simbyumva rwose. Oya, ibyo byose bigomba guhinduka bikavaho byanze bikunze. Wowe hakunyunyuza imitsi y'abakozi bagenzi bako Kageni agomba kubiryozwa. Nibashe kuko agomba kubiryozwa, uwo mutegereje cyangwa mumwirukane ko yarenze hanira. Sinabonye mufite jambo rinini muri kigo cya Rukanika gisiga yigizemo ishigomeke. Yego ubundi itegura gushyikirizwa imirimo y'ubugenzuzi bwose bw'iki kigo cya Rukanika, ariko kugira ngo nzashobore kurenganura abakozi nuko namwe ubwanyu mwabimfashamo mumbwiza ukuri. Erega ukuri ntitwanze kukuvugisha rwose nyakubyara. Icyo dutinya gusa nuko hanini abategetsi bacu dusanga basa n'abashaka kurengera buri gihe ibyegera byabo aho kurenganura b'intege nke babagejeje ibibazo. Erega ubusanzwe n'ukuri kujyana mu gutwi. Kandi ngo ko wavugishije buraguhakishwa. Abakurusha dikana bashobuje. Wowe mucucuramye kuye gucibwa kavaho. Ndetse n'ikibazo cyanyu ubwo ndacyumvise. Nzagikemura vuba. Muranyumva? Turakumva. Ariko icyo mbasaba nuko uko gushikamirwa n'abakoresha kutagomba kubarangaza ngo mwibagize akazi mushinzwe maze mutubye umusaruro. Turakwiringiye ngirakamaro. N'ubundi mwarasanzwe ari nyampinga. Turagushyikiye mpinga nzima. Mbese ubundi ntimwamenya niba uwo gisiga yaba ari mu biro byera? Yewe agomba kuba kibirimo. Ndetse ubu yabihinduye ibirori kuko ndeba nyirabihogo ntawe uri aho bakirira abashyitsi. Agomba kuba yagiye kumwereka amenyo ndozi ko hasitse ikibondo cyane kizicyaha. Harya nyirabihogo ninde? Ubwo nturamenya nyirabihogo kuko n'imisi umaze hano. Eka hano mpabona abakobwa benshi za nyirabihogo zo sinari nzizi. Sinari nzi ko zihari. Nyirabihogo ni ryahogoza rihora kuri telefone ryitaba cyangwa se ryakira buri wese ushaka kubona Rukanika cyangwa se cyakegera cyo ngo nigisiga. Reka noneho nabonge kubareba. Ariko rero nongeye kubasaba kwitangira akazi kanyu. Aho gukorera ijisho. Naho byo kwijurusta ngo mufashwe nabi byo tuzabikemura binyuze mu nzira zemewe. Nukura ko ngiye nyakubyara. Ariko sigaho gisiga rwose bikora kubunyira igita uko byagukora nkureza. Ave rero ubuye ko turi ku kazi di ntuhagize twinjana uzi ko twamanjirwa basanzwe bakunkorakora. Ave gisiga yegera aho unyihoberere cyane n'uko mbaye wadisigira ibihugo rwose bintera gahinda n'uburyo nkubona tewe na mutesi ngo ni Kiberinka. Wewe cyangwa zambuza kurya ruswa nkaho ndi umusikora sibuga bayite rwose. Ahubwo urize ko Kiberinka burya ari idebe kandi ari za kaminuza. Umuntu uvuze kurya ariko disigira hiye. Oshindi yangirira. Iki? Wadure sinshaka. Atagira usanga ibiro by'abandi twabihinduye ibirori n'umusango kandi ari amasaha y'akazi. Umwana mubi. Nigendere. Niba ryo warumpamagariye ntabyanze rwose. Sindigikinisho cyawe. Adisigira ugomba kwibutsa ko nubwo naguhaye akazi. Ariko mugaga ruvuga amaya yampaye honda y'igitondo. Ugomba nayo kunyuka rero ukangusha neza. Kajya ngusha ashashe buri gihe. Ariko burage. Ariko yego ndakumva gisiga ujya kungira umunyamabanga muri ikigo cya Rukanika. Baguhaye igiturire gitubutse. Ariko nikigeze tujyana kwa padiri ngo nemeze gukubera umugore. Ngiki? Ngo nimugore wawe kuza gutera amatako ku icumbi ryanjye uza kuncungu. Kandi nabishaka. Mvana amagambo y'umugore we. Uraha amagambo. Ko niba abagabo nahaye akazi bamenyera buri gihe agatuza k'ihene ngahembura igifu cyanjye. Ndetse n'impamvu wowe wafurika ngusabye kujya ufasira mbishatse. Nubwo nta sano dufitanye. Gisiga we. Ugomba kumenya ko naniwe no kubona uri unsiga icyaha ukarangisha kuba icyatwa mu guhindanya imitima yera y'abari n'abategarugori. Ugomba nanjye kunkunda. Nkuko yibera uvuga amawe haguterekera amaso. Naho giye ukabusiga undebesha yingwe. Ndakurebesha yingwe nyine kuko nzi ko nta ngwe wahaye data. Ngwiki. Hagira buze ngo nkunda baruvugama. Niba mbakunda se wabara hehe ko mbifite uburenganzira. Birambabaza cyane rwose. Oshinyirisiza. Ayo data. Ngwiki. Birambabaza cyane rwose. Iyo mbona wibagiza ko naguhaye akazi. Kandi uzi aho nagukuye.
wambaraga umwenda wa sirayi none ukaba usigaye unshingana ijosi yo nkugendereye ijoro rigije ngira ngo ngushe neza nkuko ndase kugendera nijoro wasanze n'igitego joro cyangwa oya ntabwo uri igitego joro uyu museke we sesuye uburanga ku manywa y'ihanga wampaye menya gusa ko burya unyikuraho ntagukunda na gato nubwo kukwanga ntacyo binyunguye uranyumva ariko ugomba kumenya ko nawe ntagutezemo inyana wanyangabira amakwe bisa ndetse kugira ngo umenye ko ngutegeka usabwe kumfata neza nonaha nanjye ngacisha numva nkuko bigirira ruvugamo naho ubundi ndakwirukana ku kazi ntaseka yewe gisigamo n'igisibo icyo gihe ubwira abagore bawe bagoye bajya babigukorera nawe ugiye wumveho rwose siyo cyanganye mu kigo cya Rukanika ariko uguzi ko nsuzuguye ugomba kumvira nyebeho ugomba kumvira nabo ni wanga uretse no kukurukana uragenda maze no kukuvuga icyo wayo natawe iratabuza ariko gusa yunyagasani uyu mugabo yaze nk'isohokera koko umuntu waramamagaye ngira ngo nibyo akaza nshakira none yagira ngo aciye uyu munyamushinga mubi ndakura rero nshaka rwose abanza ntimba ngo byakusuzurwa kandi umutegetsi abagabo banyumve nimvuga he kugira uko pfura naho wamupfuye wihe kunuka no kunyandagaza bose ndekane sohokera sinshaka ntushaka unyirukane ariko utarenze kundinga gisiga rwose ariko rwose n'abantu baba muri iki kigo murane mwe wanda baranyagasani gisiga we nkengura iki oya nkengura iki wani mureke mwiranguze maze wimve ko gisigara gihangange ndetse ko nawe winjiye hano naguhangamura maze abagore nkabasubiza mu mwanya wanyu uratelefona nde arangira ati genda wahitana wese nawe Halo. Ninde tuvuganira ku gitega cy'abazungu niranguriye. Kiberinka vugira hano mu kigo. Niko yi. Kumumba suvugana ikiniga n'igihunga n'iki cyagukanze kandi zuba we. Nagira ngo mbamenyeshe ko noneho gisiga yiyemeje gusiga ibintu heru. Gisiga? Byagenze biti? Ubu noneho yihereranye wa mwana nyirabihogo mu biro. Yiha kumuhondagura none ubinduru n'indende rwose ahubwo byadogeye ni mutabare. Ngo nyirabihogo yihogoza niwe gisiga ubu yasingiriye. Aho ntiyasinze cyangwa akaba yasaze? Ahubwo ni mudatabara murasanga yamushandaje da. Torere. Twananiwe kandi n'urugero ruvuniye mu rufunguzo. Rwose mubishatse rwose mwatabara ingoga kuko uwo mwana ubagongera bikantera ubwoba. Ariko se ntiwaba wamenye icyo bapfuera kubundi nyirabihogo asanzwe yuzuye n'icyo gisahira ngo ni gisiga. Nyimenya se nyibwiwe n'iki umuntu mukuru. Abantu bikingiranye se uretse ko nyine imyenda yo mu madirisha yo idafunze. Ibyo byiye gutera ubwoba ye. Amabanga yabo yose ndayazi. Ubwo barikiza cyangwa se abarira baririza. Ariko nyirabihogo yamenyereye ibihozo by'abagabo babagaga bameze nka gisiga abatezeho ibisigo. Ndumva gitabaza. Ahubwo ni mutindiganya gutabara murasanga yitabye umuremyi kandi uzabiryozwa. Niba none aho bigeze ngiye kubwira abajandarume baze bamutera ijanja bamuryoze tera bwo bazanye mu bana b'u Rwanda. Mukoresheje telefone ndumva ari byo byakwihuta. Nawundi abashinzwe umutekano barasanga gisiga yarangije kumushihada yamusizemo imvune. Ariko se Kiberinka we karame databuje. Uti ndakumva nshuti kavuna imyambi. Kanze ko uri databuje da kandi niko nzakomeza kukwita kuri umutwaro ukwicyubahiro cyagutegeka da. Nkaba mbona ko ntagomba guterana ububyara n'uwo ntatinyuka kubyarana nawe. Ngo kubyarana nawe? Koko. Ibyo byihore. Nagira ngo nkumenyeshe ko mu minota 5 tuba dutandukanye na Kigali. Ngukatana hariya ku giti cy'inyoni twigiriye ku gisenyi cy'abadasenyi. Niko kusesetse sibyo. Ariko nawe. Uzi kusekeje koko. Abatarashya nawe uti ni musase twiryamire koko. Urumva ibyawe gisiga biyogoza nawe uti tugende ku gisenyi. Ibya gisiga ntibinteye impungenge na gato rwose. Kuko mbisigamo abagabo bashinzwe umutekano. Maze uwo musha yadukanye muri bashiki bacu uzamushinja bizamucisha umutwe. Ndabyizeye. Nibyo ubwo ngubu.
naho ubundi sinasiba mu nama igizwe n'urugaga rw'abagabo bagambiriye guteza imbere inganda mu Rwanda no mu mahanga. Yewe ubwo naho mu mwanya ndagusanga hariya imbere kwa musaza wawe. Yego ye. Mbese kutakivuga nzo wewe. Konde gusa n'ubatwawe n'ibitekerezo uratekereza iki? Reka amagambo agize wandabaga databuja. Ahubwo ndetse mu kanya ndabona amaganya aza kunyihererana bucece maze akambaza icyo nje gushaka ku Gisenyi muri uyu mugoroba. Wigira kuko nta mujyi mwiza bandi turagisenyi baho. Je nkunda kuza kumvira mira. Uri umugisha warugira data. Dore konde bose dukomeje iyo hoteli Izuba. Niwe nama yanyibera? Oya ye hagati aho ngaho ibintu byahindutse. Ko byahindutse? Bite? Nubwo inama zikomeye nk'iyi yacu zisanzwe zibera hano muri Meridie. None hino yo ngo iri bibere mu nzu ya CPG. Nase tukaba tugiye gukora iki muri Meridie? Peki. Igitagaza rwose. Ariko n'umukobwa ko umuntu ufite ubwira n'ukubira iki? Ntabugira se. Ubwo se tutagomba kubanza kwihungura gakunguguka tugiye mu muhanda. Kandi uretse n'ibyo tugomba kwica kanyota ndetse n'isari bishotse. Ariko nyenuba nta kinyobwa cyangwa ikiribwa nshaka. Uretse ko nifuza kumenya aho ncumbika gusa kugira ngo nibikire iki gikapu. Ugize ngo ucumbika? Aho ncumbika nyine. Niko ye. None bararahe hangira ati mu cyumba cya Meridie Izuba rwose. Naho rwose nacumbikira. Horara wiyumvira amazi magari ari mu muhengero kunasanga. Iyo ngeze yacu yanyuze benshi. Naho mu gihe ukwezi kubanduye uzi kwibera munyenyeri ari gwicanga rubyina umunyana muri inyanja mbese bere inyana nkawe. Ariko se ko nuvuga ngo urancumbikira naho ntegekaho ncumbika nkaho nyiri umwana cyangwa icyo mwana ibyo ndabiriba rwose akuze kandi ari kuteye n'amabengeza ata akaba ariyo mpamvu nanjye nagutoranyirije hagukwiye nanjye hantu higere ndetse kubijyamo impaka nabone no gutigi ngaho sohoka tugende aho kureka ibyo kwiraza imansi kare kwagira ngo ntubaye iruhande. Niba narabaye iruhande ariko nahabaye mpaho ubwenge aho kuhigira iby'uburumbu. Ibyo ndabyumvise nzere ko abakobwa mwize mutari kwanga ariko ntacyo turabona umwanya uhagije wo kubiganira. Rero noneho twageze mu rwanga amazina n'imfuka za Meridie ya Gisenyi. Ngo turabona umwanya wo kubiganira. Icyuma cyawe ni cyiza cyane kibe nkawe tayo meza kuyabeza nkawe dore bitanda biteye ubwozo dore tubati twite binini ni ya radio nakunda bona ari video yewe hano harahebuje rwose hakwiye koko kwirarira ariboye muri Kiberinka nkanzonze zo bidahanda bahenda ntibarambirwe. Erega ibyo kuntakira ubwiza bw'iki cyumba wamitiyemo ntibimpimbaje na gato ko buhanye n'urwego rwa Meridie nyine. Gusa ubu ndakibaza igihe tugira muri ya nama yatuzanye. Siko bimaze kuba saa 4 z'ijoro. Erega mukundwa ngo iyo nama banze itagifunguye muri iri joro. Ubwo abatumirwa bamwe bumvise nabi bakaba bazaje mu gitondo. Rwose ntabwo mbyumva. Kandi mwiza kandi bizi. Sako kwitunganya kandi wize. Ndabona ufite n'ibitotsi. Egera icyo gitanda dore ko kinashashe neza. Maze utangiye wirotera abatukunda ariko barimo narukanika mu patro. Nari nazanywe hano Gisenyi n'inama. None niba itakibaye birababaje cyane. Ibyo by'amanama rero iyo binanikaye. Ahubwo wibuke ko ubu uri kumwe n'umukoresha wawe agukunze umutima ugakuka. Maze unyemerera urukundo dushira nari ngufitiye. Nta nijoro jyana ijoro izamini by'iryo banga ryacu ndakurahiye. Oya muvyeyi byose nabigira. Banyakubyara winyita umubyeyi kuko nigeze ntubyara narimo. Ahubwo nyitira umukundwa nibyo nshaka. Ukanika niba nkunda nanjye rwose ntabwo nkwanga kuko ngukorera akazi neza. Ndagukunda rwose. Nawe kandi nkabona warangiriye icyizere gihagije umpa gucunga iby'ikigo cyawe. Muberwa n'inkindi.
narabiguhaye kandi nzaguha n'ibindi. Isano dusangiye tuyisanga mu by'akazi naho iby'imibereho bwite yanjye nyigengaho ngira ngo muranyumva. Kiberinka we ibyo ndabizi kandi ndabikubahira rwose. Akaba ariyo mpamvu rero ngusabye kwikuramo igitekerezo ufite ukeka ko umukobwa wese agomba kuba igikinisho cy'umugabo kabone niyo aba ari umukoresha umuhemba umushahara mwinshi ushimishije. Kiberi rwose tekereza. Ntabyo ngomba gutekereza kuko imitego yanyu abagabo mutega bari n'abategarugori ingana zagiye. Singutinya rwose ngo urankubita cyangwa se ngo uzanyirukana ku kazi. Mfite impamyabushobozi yanjye ku buryo ntashobora kwicuruza rwose ari ukugira ngo ntoneshwe na rukanika cyangwa se undi mugabo wese utekereza nkawe. Yego uretse kuba ushoboye akazi wigiye n'akandi nifuza ko nkorera ntikakunanira. Ndabona uteye ubuzu hose ubwiza bwawe ugenda kubeshyi buri mu cyaro kuruzi ntazi kinkwegera kugusanga ariko we nkabona rwose umpunga isubu turapfikiti. Nese ntaguhunga ko utari umuhungu wa mabukwe ntagusanganiza umutima wanjye nkaho ndi umusazi. Eka nuko wawe nabawe ari ikibazo se. Umura rwose sindi umwasa musamarira ibije byose bihinda bishaka kumpindanyiriza roho yera. Rwose izuba rijya kurenga ndakwinginze ngira imbabazi maze wemere undi wawe nanjye kandi nkugira wanjye maze duhinduke umwe rukumbi umara ukumuzina kugenda ihangana. Nakubwiye ko ibyo bidashoboka rwose. Ubwo niba ari nawe mutwe wari watetse utekereza kunzana shishi itabona hano ku Gisenyi nta masezerano twagiranye menya ko gufubanye rwose. Mbabarire kukubwiza iyo mvugo ikarishye yitewe n'uburakari unteye. Ibyo ntacyo giswe ahubwo rwose nubikunda nzahugura ikanzu nziza cyane itera ibishashagirana maze abakobwa ba Kigali bose nibayireye imitima kuki. Ntabwo nemera ubwo bushukanyi bushushe nka bumwe bwa Rusenze. Izo nzira njyana musinzize sindinda y'indara amazenga. Reka ndi muzima sindazimira abene wacu babuze umuco. Kiberinka rwose ndakwinginze emera rwose umbera gapfa urumva unyeze nyabusimbe nkumva maze shenge simbi ryacu umenye ko niyo byamera bite ntawe uzakumenera imbehe bibaho. Nushaka uyubike mu gitondo Kiberinka naguhakaniye kuva kare ko nashaka kugwa mu mitego ibishuko byawe. Ibyo mbwira n'ibyo ngabira byose ndabyanze. Urabyanze rwose ndetse mbisa nisinzire cyangwa se nisohokere niba wiyemeje kurarana nanjye muri iki cyumba. Kiberinka disi wacu ije uburakari ukareka kwipfayonza bipfushusa kuko niwemera ibyo ngusenga nzagutuza haryemera mu nzu nziza nzaguhebera gukandika bya biteka ryose. Maze mukwa gusa n'izuba ukarasha ubwiza bizongereza uzaba umugenga w'ikigo cyanjye umbere kandi umugunyabanga yo kujya nsanga iwawe hashashe uruhanga ruzinkombe. Ariko rwose ubwo uriyumvisha ryari ko nkeneye kuryama nkaruhuka uko ureba ijoro rimaze kujigira. Nakubwiye nta buryarya ko ntateze kukwemerera ibyo ushaka kuko njye nsanga bigana inyenga aho umunyenga ubutekereza nkaba njye ndeba nteye isoni. Oya disi ntuteye isoni ahubwo uteye akanyamuneza urumva emera rwose ibyo ngusenga ndetse nkubwire Inseko yabera n'iyi sheki ya miliyoni ndayiguhereza nzobe nziza maze nuvunja mu ya miliyoni uzagenda urushaho kuryoha kujushisha wumva wamara ntotati. Urate nyuma yahuye rwose kuko umubiri wanjye atari igicuruzwa cyangwa se igikinisho cy'abakoresha bakoresha igitugu. Oya nta gitugu kirimo nukumvikana. Nemeye kugwa mu nzara zawe rukanika naba mpemukiye umukunzi Imana izangenera naba mpemukiye kandi umugore wawe w'isezerano muzibanira igihe cyose. Ntabwo azabimenya. Naba mpemuje abagabo bibwira ko bagomba gukora kandi batarabakoye ngo nuko ari abakoresha babo. None se batabakora ko yabakoze iki hari inyambo aho babitsemo. Vuba kera njye nanga ruswa kandi niba ari nayo unshakaho nkagisiga wibasiye nyirabihogo n'abandi bakozi mu kigo ntayo ntezeho. Ubwo se kuko urakomeje muko nanze umubiri wanjye ho ruswa nawe mbaye umuswa mubi cyane akaba ariyo mpamvu nongeye kukwinginga rwose ngo mbise niryamire aho kundaza mu mpagarara utantera kwandagaza kandi usanzwe uri umugabo nemeraho umurava n'umutima mwiza. Nikusi niba unyemeraho ubugabo se wakwemeye nkakwera umugabo muri iri joro umugore mwiza. Wa mugabo rwose ntunyite umugore ntabwo ndi umugore wawe sindi kagoyire washatse none ukaba ushaka kumushavuza nyihererana muri iki cyumba. Nyihererana se wankundiye. Ikimbabaza ariko nuko uwo mukobwa wasobukwe namenya ko twazanye hano ku Gisenyi tukarara azandeba isesemi kabira akeka yuko nakwihebeye kandi andenganya uw'abasinde. Kiberinka we karame databuja. Karame databuja
ntabaye shobuja ntiwambaye umutima wawe ukampuza aho kumbaguza. Menya kumbabaje kibe nkawe urumva, menya kumbabaje cyane rwose kuno wemeye kunyumva ubusa wawe sawa. Nyamara abantu ukawagira ute urandenganya mugenzi kuko tutigeze tugirana amasezerano yo kubana. Oya sigaho rwose kunsesereza ndabizi ubu niteze ko uzansezerera ku kazi ariko nta kundi byagenda apfa wavutse. Ibyo bivuga se utarabibona cyakora cyo murasengera nkoresha ingufu nk'abanyamafuti reka muri kurya musinzire naho genda nipfumba simbe impindisha sakadegere mu cyumba cyo hirya hano ntango mwa muramuke ndamuka iki kandi umpotoye ariko ugenge ejo nitugera i Kigali. Gisigare ngo seyorisha gasusi. Ukize kandi yaguye nande? Icyo ugomba kumenya ariko nuko iki kigo bigizemo ikirgo mu kucumba mu rugomo. Nta ni sengeri ryo muvuza nka yaribamo. Urumva? Akaba niyo mpamvu gwe uyu munsi uhindura akazi. Ukazajya ukubura mu kigo hose. Nagutereka abakozi banje. Ibyo ndabikwatse rukanika. Sinkanga ibihinda byose. Ariko patoro rwose ntukumabwira abagore bawe ngo gufata ibyemezo huti nk'ibyo maze kumfatira. Ubwo rero waraye widagadura na Kiberinka ku Gisenyi bamarana imbeho none yashizwe gutegetse kunyubikira imbehe. Nta rubanza mfitanye nawe Gisiga ahubwo utarebye neza nagufunyisha maze ibyo bifu byawe byakweduwe na ruswa bigafatana n'umugongo ahura nyumva niko bimeze. Ibyo kumfunyisha rero ushaka kubyikuremo yewe ibyo byikuremo kuko n'abajede bampurujejo ngo banshire witeka kubera za nyirabihogo ngo zihaye guhogoza no gutetera mu biro byanjye nkazitera ijanja nababwiye ijambo ryiza bagasanga ndumwere ntagera ntungurutoki. Gisiga rero menya ko kumunga imitsi y'abakozi bo muri iki kigo byakurangiriye ukaba ugiye kujya ukora ku buplano kandi wari warigize umupatro kurusha umukoresha wawe. Niko bimeze niko bitegeka nta kindi. Ndabonaga abagore bamaze gukunaniza ntukurindageze bakunyangisha kandi warorangira icyizere gihagije ariko rwose washyikiriza mu mashyano ngo asubire muri batiku yayo abateka mutwe batunzwe no kwikundwa akaza kubakoresha babo. Ntabwo nshaka icyo kinyabupfura gike kikuranga niyo roho mbi gutera gutekera abandi gusa abagenzi bawe bose. Oya sinishaka gihe itsure cyawe ntacyo kimbwiye na gato. Ngwiki ntacyo kimbwiye rwose ahubwo izana ayo mahara ngo duhangane maze ngo urebe abo bose bihaye konsha amakarizwa ngo bararya indimi baze basobanura ukuntu nabatse inyoroshyo abo babeshyi b'interarubwa. Ahubwo nyose nabyukaga hinganze inguze gusura telefone amasasu ariko Halo di nifuza kubona n'abakozi waba uzi ko bafite ibibazo bose bibakomereye bifuza kubingezaho. Ibibazo bihari se ko ari ibiterwa na bamwe mu bakoresha batakigira n'isoni zo kwaka inyoroshyo ku mugaragaro kandi badasiba kuzamagana. Urumva ngusabye gukora ibyo nkubwiye mukobwa naho kunjyana mu by'inyoroshyo ntabyo nkubajije. Uzi ko ntakurusha kumenya amategeko hano aba yakana bayitanga kuko bose abana abanyamakosa ngira ngo bizi. Ni mwebwe mubivuze rero. Ibyo si byo bivuze nyine. Mwese ndabategereje hano hanga mu biro byanjye kugira ngo mbagezeho ibyemezo bikaze maze kubafatira. Ibyo kandi nkambigiriye kugira ngo imirimo mu kigo cyanjye irusheho kugenda neza mu bwigenge bwa buri muntu no mu bwumvikane bw'abakozi bose. Uranyumva? Ngiye kubabwira bose. Mfite ubwoba bwo kwinjira kwa Gisiga kuko asigaye ashaka gusigira abantu imvune mu biro bye. Uwo mwihoreye we yageze hano nta kibazo. Mbahamagaye no mu biro byanjye ngira ngo mbamenyeshe ko nishimiye cyane imikorere y'abakozi mwese cyane cyane ariko mwe bato muhora iteka mwihakuya kugira ngo ikigo kibatunze kirusheho kongera umusaruro bityo mukaba mutanga umuganda wo kubaka igihugu cyacu. Cyakora rero ngo ntabyera ngo de kuko umwe mubona naragiye icyizere gihagije yanemukiye akampemuza mu magabo none nkaba nahisemo kumusezerera ku mwanya mwizane namugeneye nubwo yagukangije iterabwoba ridafashije. Mugomba kumenya ko giye rukanika ntawe ntinya muri mwe kandi niba ntarize n'amashuri ahanitse nkamwe nka bamwe muri mwe babihwiza mugomba kumenya ko imari yanjye yangize icyatwa n'icyamamare ku byo nsigaye nunganira leta mu gutanga akazi. Nibyo nagira ngo mbagezeho
basaba gukomeza umurego wo gukora mutikoresheje cyane cyane wagira ikibazo gifitiye akamaro iki kigo cyanjye yakingezaho. Dore noneho nababuke kabiri bankandagiye mu biro bitabagaho. Murakoze kuba mukinyibuka mubyeyi. Ariko nubwo mutugejeje inkuru nziza ko mudukuyemo inkumbi, nje nifuza kumenya icyo gito cyari cyo kuko ndeba none impyisi n'intama zitabiriye inama. Bon, ndakeka ko atari ngombwa ko mbatangariza izina rye kuko ntinya ko abinkwakuzi bamugira kaya nkwari inkungu zishoboka saka bakirira. Nyirabihogo ufite icyo wongeraho? Ntacyo nongera ku byo muvuze kuko ndeba izina ry'uwo muntu umukozi mukuru wikozeho yakwasuzugura barigize ubwiro. Ariko ntacyo bitwaye da, tuzaba turimenya. Gusa ngira ngo bamenyeshe ko abakozi bamwe twari turambiwe ubusambo n'inyeso mbi zose ziterwa n'umurumba w'igisiga. Uyu nguyu usigaye adatinya no kudusimbukira busimba mu biro. Ahubwo abakobwa bakora hano turagatoye. Umva rero icyo maze kuramirwa muri iki kigo nicyo ngicyo. Bose bigize nyamvuze na nyanderege nta n'umuti wasigaye. Ni kwa mukobwa we. Wenda kunterura ubwo ejo kwampamagarira abajede ngo banjyane. Bambeshyira nyine. Ejo se kwampamagarira abajede ngo banjyane. Ikimono cyamukoze. Abonye baje kumubaza ikibaye akarya iminwa yuze nk'uburyarya. Yabuze icyasubiza. Kusavuga iki? Ko hahise kubaterekera ayo maso ntibagutewe twatsi bakigendera. Gisiga rwose wigize nkazugira naho wihijamo ntari guhaye. Ibyo uvuze byose mbihimbi imfabusa. Rero kandi sanzwe nzi ko ntacyo mupfa n'uyu mupfasoni nubwo mutagira icyo mupfana bwose. Ahubwo ndabona Kiberinka ashaka kugira icyo cyabivugaho umwanya ruhawe. Murakoze kumpa ijambo. Nagira ngo nanjye nunganire Nyirabihogo aho yavuze ko barambiwe ubusambo n'izindi ngeso mbi zikururwa n'umururumba wa Gisiga wigize igihangange muri iki kigo. Namufashe inshuro nyinshi mutunguye yakira bitugukwaha. Rimwe na rimwe akiha kunshurika akeka ko ahari ndi igicucu. Ngira ngo muribuke inkuru y'uyu musaza bagabo barabona wamuboneyeho hora. Amuha ibihumbi 15 kandi atagira naho ataha ashaka akazi k'ubuzamu. Nuko ari uwamusanganye. Erega natwe twarashavuye nuko agahinda cy'inkuko kamenywa n'inkike yatoyemo. Ikindi kandi zonyoroshe nge nita ubunyoni bubi ntazaka abantu bo hanze gusa. Ahubwo ntagira n'isoni zo kugabana n'abanyakabyizi umushahara w'imibyizi yabo mu kwezi. Tutaretse n'ibisiga, amahene cyangwa amayoga y'amoko yose. Agenda yogoza mu bakozi acunga ngo kuko ari patro mukuru kaminuza da. Nibyo rwose nibyo akora gusa nje narumiwe. Kubera izo mpamvu rero nkaba nabasabaga mubyeyi wadutumiye kwiga uburyo mwakemura vuba icyo kibazo. Ariko ntawe murenganyije. Ndabizi twese ntituri bamise kigoroye mu maso yanyu. Ariko rero ntibyambuza kuvuganira imbaga nyamwinshi ubihangayitse kubera umuntu umwe wikurikiraniye inyungu ze bwite gusa. Aho gushaka iz'abakozi benshi muri iki kigo dukesha amaramuko. Nibyo. Mworoshya amashyi. Kiberinka rwose urakoze kungezaho iby'akarengane abakozi bagirirwa n'abagombaga kubavuganira. Hagiye ntabazaga ibitagenda neza. Ariko kumbwiza ukuri ahubwo bantongera agatoki ababimye igitoki n'isake mu kabari. Ikindi gushimiye Kiberinka naho wemeye ko namwe abakozi mutari bamise kigoroye mu maso yanjye. Kwera impamvu zose nsanze atari ngombwa kwasasira hano. Ayo mabanganye yose ndayazi. Nayo kungabanira gusa. Nibaka ni rero naramaze. Naramaze. Waramaze? Ndetse n'ibimvuga nshobora no kubisubiramo buri wese uzashaka kubyumva. Mbese nkubazerukane. Umbaza iki? Rwose ko nkuze imbere n'inyuma. Warahera ko abakobwa wowe utabaka ruswa mu gihe wakubacira imbano bajyana ku Gisenyi n'ahandi ntarondoye. Bavuga kujye mu nama zitabaho. Ndagusabye ntushake kugira ubusebya kuko byakugwa nabi Gisiga. Hajya ngo izo nshoreke zawe zakugira inama yo kongera planto w'iki kigo. Iki kigo cyawe naryetsemo n'igitinyiro n'icyubahiro. Nako ndiguhaye. Ariko waruzi ko ugiso ni nke. Umuntu w'umugabo utekereza utegekwe n'abagore koko bakugira ingaruzwa mu heto yabo. Bamugize ifaranga. Yabaye umufaranga. Yewe. Niba araho bigeze. Ukabonaho nambara inkini ngomba kwambara ibicocero. Ukaba unciye ku buyobozi bw'abakozi ukanyira agataro kawe uruvu iki kigo. Gisiga ndakibasigiye wampaye nkandagiye. Warembwa arenze ngo kwasamira umusega. Sinzabura akazi handi.
mbasezeyo maze abandi bagabo bakaze ngo babone bagubwa neza. Genda. Yewe aho. Imana ishimwe rwose. Yewe abagiye iyo baje baragenda. Sitwe tubonye iki tuvamo kiriya kintu. Mubyeyi murakoze kumuducyahira. Nubundi ngo kudakubita imbwa byorora imisega. Izo nyosho yabasegaga yagira ngo abakazi mu byasi cyangwa se mu byasekuru. Mugomba kumenya ko no gutanga akazi bigira amategeko abigenga. Kandi agomba gukurikizwa byanze bikunze. Mu gihe rero mwihaye gushyigikira ibisahira bibasaba ibya mirenge ku ntenyo mukabitanga mutitangira itamo. Ntimuziye kwijujuta nyuma ngo babatse bitugukwa. Kandi mushyigikiye bene ndani. Oya. Nibyo nagira ngo mbagezeho. Hasigaye mushobora gusubira ku kazi. Musubire mu mirimo yanyu kandi mbasabye gukorana umurava. Murakoze. Nibyo mwafashe. Tugiye kugira amahoro. Gisigaraye ariko yaranzambije Uganda pe. Iriya myifatire ntabayihanganira. Ariko nanjye sindi shyashya. Buriya kibere nkangaya. Ariko ubona wamwirukana kandi mvyubusa. Aya. Umukozi. Nzamusanye imbabazi si. Oya kandi. Uretse kunanjye ngomba kwisubiraho. Kamenya ko banse ko nziza bose atariko basamaye.